amakariso pfundikizo cy'ubuki sinane ahantu hubahwa cyane cyangwa se mu gihe cy'imihango ntibayambare kuko ari abantu badakunda kwambara amakariso pe bibajina hari abantu bambara amakariso umva kayikura akazahindura ari uko yamaze kubura cyangwa gucikagurika abantu mwe igitsina nicyo kitugize. Mukomere muryango mugari ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza. Ikaze kuri Risi France Lifestyle, nizere ko muri amahoro aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu mpera z'isi zose, nizere ko muri amahoro. Karibu nimburi mushyashya turakwakiriye kuri channel ya Risi France Lifestyle, urisanga ni karibu cyane. Hano buri wese ntago ahejwe, tuganira ibintu by'ubuzima byose butandukanye busanzwe muri rusange. Uyu munsi tukikuganira ku kintu cyerekanye amakariso. Ese iyo umuntu aguza ayegura amakariso ugendera ku ki uhitamo gute? Ese ugendera ku biciro uburyo akozemo cyangwa se ni uburyo bwinshi umuntu ashobora kugenda areba kugura amakariso ukamenya uburyo ugomba guhitamo amakariso meza kandi afite akamaro cyangwa se guhitamo neza amakariso twambara. Amakariso turabizi ko ahanini bayita amasuvêtements, amakariso cyangwa ama underwear cyangwa se igipfundikizo cy'ubuki. Uyu munsi tugiye kureba uburyo akugura amakariso cyangwa se wamenya guhitamo neza amakariso wambara kugira ngo bijye bikomeza bigufasha. Turabizi ko rwose igitsina ahantu hubahwa cyane, no mpamvu ugomba kujya umenya uburyo wahitamo amakariso wamenya kugura cyangwa se guhitamo amakariso wakwiye kujya wambara buri munsi. Turabizi ko nkuko bisanzwe kwambara amakariso ni ibintu bisanzwe akunda kwambara amakariso, ariko n'abantu bakunda kwambara amakariso. Kwambara amakariso ugomba kumenya guhitamo amakariso wambara. Rwose hari n'abantu badakunze kwambara amakariso, hari abantu badakunze kwambara amakariso pe bakayambara wenda mu gihe cy'imihango cyangwa se mu gihe cy'imihango ntibayambare kuko hari ubundi buryo bwinshi abantu bashobora kutambara amakariso no mu mihango. Nabyo bibaho cyane. Video nzaje nyabagezeho vuba cyane bereke akantu ushobora gukoresha kwambara mu gihe cy'imihango utanakoresheje n'ikariso rwose cyangwa kujya muri piscine. Nabyo birashoboka uri mu mihango. Video ndaje nyabagezeho birashoboka ko rwose umuntu ari abantu badakunda kwambara amakariso pe bibajina cyangwa se abantu badakunda kurarana amakariso. Nabyo ni ibintu bibaho cyane, buri wese nuko abyumva, ariko kwambara amakariso nabyo yagiye bari ngombwa cyangwa se bitari ngombwa bitewe na periode umuntu aba arimo cyangwa se bitewe nuko wumva umeze muri wowe wahitamo n'amahitamo yawe, ariko tumenye guhitamo amakariso neza. Ikindi kinakongeraho ni ukumenya guhindura amakariso inshuro. Nabyo ni ibintu biza cyane, cyangwa se kudahora mu ikariso imwe. Guhindagura amakariso nabyo ni sawa cyane, ni byiza ku gitsina. Ikindi guhindura amakariso, mugomba kuhindura amakariso nka kabiri. Tuvuge wenda mu kwa mbere nguze amakariso wenda nka 20 cyangwa 15, ugomba kuyahindura nko mu mezi 6 cyangwa se bidatinze cyane mu mwaka. Hari abantu bambara amakariso umva kayikura akazahindura ari uko yamaze kubura cyangwa se yamaze gucikagurika. Abantu mwe umuntu akwiye guhindura amakariso rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka. Amakariso ntagahenda cyane pe ntagahenda. Tugura amakariso ugasanga aragufata hano hagati rwose y'amaguru, ugasanga habaye deforme kubera kutamenya guhitamo amakariso meza. Ikindi ari abantu bagura amakariso ntibagura amakariso ya karite, kandi barazi ko rwose iki gitsina vagin cyangwa se murabizi igitsina rwose na ahantu h'ingenzi umuntu yagakwiye kwaha cyane. Ni ngombwa cyane rwose guhitamo amakariso. Tugiye kugura amakariso ugomba kujya umenya amakariso ugomba kugura, ukavuga ati amakariso ngiye kugura ni amakariso akozwe muri coton. Amakariso akozwe muri coton rwose ni meza, cyangwa akozwe mu ipamba ni meza, bituma anyunyuza urabona izi likido ibi bisohoka mu gitsina. Amakariso ari coton agenda binyunyuza, ikindi bigatuma bitagutera infection mu gitsina. Kumenya guhitamo kugura amakariso cyangwa guhitamo amakariso wambara bizakurinda ibintu byinshi cyane. Icyambere ugomba kumenya guhitamo amakariso neza. Amakariso ugura akozwe mu ki se ameze ute? Ni ngombwa cyane kumenya uko amakariso ugura icyo akozwemo. Ikindi cya kabiri ni ukumenya guhitamo amakariso, forme y'amakariso wahitamo neza rwose. Hari amakariso umuntu yambara akamujena abarasinyoni cyangwa se abikwedura mu kibuno. Amakariso ari kubajena nabyo rwose hari igihe bitaba bigize, hari igihe bitaba rwose umuntu yumva atameze neza cyangwa se bari kukujena. Niyo mpamvu nabwo kumenya guhitamo amakariso nabyo ni ingenzi
cyane. Andi makariso nayo rwose, andi makariso nayo ushobora kwambara rwose akakudeforma hano hagati mu maguru cyangwa se inyuma ku kibuno, nabyo rwose ni ibintu abantu bakwiye kujya bakora attention mu gihe mugiye kugura amakariso. Ikindi forme z'amakariso nazo tugura, hari amakariso tugura ay'inzembe, hari amakariso ari string, hari amakariso ano waza yishushanyijeho inyuma. Ugomba kumenya kugura forme y'amakariso bitewe n'amakariso ukunda wumva wambara rwose atakujenye cyane. Ikintu ugomba gukora rero ni guhitamo amakariso ari koto, amakariso ari koto rwose, amakariso ari koto dore ni meza, abakozwe muri ari karite. Ikindi ni ukumenya kugura amakariso agendanye na forme y'ikibuno cyawe. Nkuko mubizi hari igihe nk'abantu wenda bafite amabuno manini, hagiye ashobora kwambara nk'ikariso wenda zino zishushanyaho, hari igihe wenda bitaba ari byiza cyangwa se bitaba bigaragara neza bitewe n'imyenda wambara. Kumenya guhitamo amakariso bitewe na forme y'ikibuno cyawe. Ikindi nanone ukagura amakariso wumva ukunze rwose, wumva kubereye, nicyo kibanze rwose. Ukagura amakariso agendanye na taye yawe, nabyo bizagufasha cyane. So wambara kwirinda kwambara amakariso agufatiriye cyane, kugira ngo iyo wambara amakariso adufatiriye cyane ntuza mu gitsina ntabwo wahumeka rwose. Niyo mpamvu umuntu akwiye guhitamo amakariso agendanye na taye yiwe, kugira ngo umureke no mu gitsina nawe agize hahumeke. Ugomba kugura amakariso atagufashe cyane. Ikindi kandi kugura amakariso atagufashe cyane bizakurinda kutagira deformation ku kibuno cyangwa se hano hagati mu maguru rwose. Hari abantu bambara amakariso bafashe ugasanga habaye deforme, cyangwa se hashobora no gutera ntuza hakabaguka, cyangwa se hakaba umukara bitewe n'uko wambara amakariso agufashe. Niyo mpamvu ugomba guhitamo amakariso atagufashe cyane, nabyo ni sawa cyane. Ikindi amakariso ugomba guhitamo amakariso ushobora guhitamo amakariso ari string cyangwa se no y'inzembe cyangwa se anafata yishushanyije inyuma. Ugomba guhitamo amakariso wowe wambara ukumva ntacyo bigutwaye cyese ntabwo bikujenye, ni ngombwa cyane. Ikindi rwose nk'abantu bubatse namwe rwose ntabwo nabura kutakavuga, ushobora guhitamo amakariso meza. Ushobora guhitamo ugiye kugura amakariso, ushobora guhitamo amakariso y'ubwoko butandukanye, ama string nimba yakunda, amakariso agiye akozwe muri forme nyinshi zitandukanye, nabyo ni sawa cyane. Nko ku bantu bubatse, hari igihe umuntu aba yambaye nk'akariso ga string rwose bituma ntugushyire ntuze rwose ibirungo mu rugo rwawe, bizatuma aya makariso ari string rwose abagabo benshi barayakunda, ni meza cyane, bigaragara neza. Ikindi biri sexy, abantu benshi amakariso ameze neza. Ariko kwambara amakariso meza ari sexy nabyo ni byiza byawe rwose, byatira umugabo wawe, nabyo ni ibintu bagakwiye gukora. Ukagura amakariso agiye avangavanze, nabyo ni sawa cyane. Amakariso ari string cyangwa se akoze mu zindi forme, nayo ni sawa cyane, ni byiza cyane. Uguma uri sexy, kandi nawe iyo wirebye muri mirwari rwose wumva bimeze neza, ari sawa cyane. Ugomba guhitamo amakariso wowe wumva wambara atakujenye, ukumva amakariso rwose wambaye ikariso ukabasha no guhumeka mu gitsina, ni ingenzi cyane. Tumenye rero guhitamo amakariso twambara, tumenye kusirimuka, twambara amakariso meza, amakariso abiri muri karite, amakariso atadufashe, kugira ngo murabizi ko igitsina nicyo kitugize. Iyo umuntu ahungabanyeho gato ku gitsina, murabona ukuntu umuntu ahangayika. Ni ngombwa rero kugira igitsina tugomba kuyitaho, tukamenya guhitamo amakariso meza cyangwa se amakariso atuma utari jene, cyangwa se atuma wumva umeze neza kandi kabisa uzagaragara. Ikindi kandi biba ari sexy, biba bimeze neza, bigaragara neza. Ikindi kandi iyo wambaye nawe rwose wumva ufite icyizere, ubibona uri mwiza cyane. Mukomeze mukurikirana ibiganiro nkomeje kugeza mbagezaho, turagiye dukomeza twiga ibintu by'ubwenge. Umuntu utarakora subscribe nakande kugira ngo ibiganiro bizajya bigucikana, ntugende udakoze subscribe. Ikindi video nyinshi raje nzibagezeho, Imana ibarinde.